ashaka wirekere numva ari kwarugurura bari kwarugura ashaka wirekere Umunyarwanda arivugiye ngo amatako y'umubyeyi acumura yicaye. Ese iyo bavuze uwo mugani we aho uherereye hose uhumva iki? Ikituza mu mutwe nuko umubyeyi aba yicaye mu rugo umwana akagenda akirirwa ku musozi cyangwa akarya afite iyo yagiye akagaruka bamubwira ngo umwana yakoze amahano. Ese wowe iyo ubyumvishije koko usanzwe ubona yuko byaba ari byiza ko umubyeyi ashobora gufatira umwanzuro umwana mukuru uri hejuru y'imyaka 18 umwana amaze kumenya ikibi n'icyiza? Ese ni byiza ko umubyeyi yakagombye kuba mushyiramo ibyiwe aho umwana akagombye kuba yikurira yifatira imyanzuro? Ese umukobwa watewe inda ni ngombwa yuko bakayimukuyemo kubera ko gusigasira icyubahiro cy'umuryango? Wowe witekerezaho iki? Ngo haye ikaze ni Gasage muze ku ngomane ntawangwa na bose nk'ibisanzwe. Iki ni ikiganiro kigiye kugera kikurikirwa kuri filimi bita The Testimony. Iyo filimi ni filimi nziza kubera yuko ifite ubuhamya bukomeye cyane n'ibintu byakwigisha abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu bayireba, dore yuko yakoze nk'ibyamamare bitandukanye harimo ibyo hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyo mu Rwanda. Ntitwabura kubabwira ngo n'umukobwa bita Naomi, reka tukomeze tumwite Naomi kubera yuko nitujya ku yandi mazina ushobora kuza gusanga nawe ubwawe bigucanze. Ni umukobwa wamamaye mu gihugu cyo mu Burundi, ni umukobwa wakoze ibintu bikorwa bitandukanye cyane muri filimi. Ntabwo twakibagirwa mu mafilimi menshi yagiye akora yo mu Burundi cyane. Nujya kuri cyo no bita Buja uraza gusanga ari ikintu gikomeye cyane no mukobwa yakoze cyane, abafilimi yakoze menshi cyane. Ariko nditubitindaho cyane kuko ntabwo twaje kubabwira amateka yiwe, niwe yakenera tuzayababwira tuyavuye imuzi, tubabwire uko yitwa naho aturuka ndetse n'ibikorwa bye yagiye akora. Twebwe ahubwo twigarukire kuri no filimi. Ariko mbere yuko ukomeza kureba iki kiganiro, reba neza nimba utarakoze subscribe yikore kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byose bitandukanye bigiye kuzabica kuri no chaîne yawe, ndetse utanga igitekerezo nk'uko byumva. Ibi ngibi dukora tuvuga ko ntago ari uko tuba dushaka kwiyitirira filimi z'abandi, ahubwo no kugira ngo tube tugendana dutanga amakuru nk'uko bigiswanzwe twabakunze ya filimi yacu cyangwa yanyu mwebwe mukurikirana mujye muyikunda mumva bimeze gutya bishyira hehe. Ese iyo dufashe ibintu biri muri filimi tukabihuza n'ubuzima busanzwe wowe byumva ute? Ni niyo mpamvu tubabwira ngo muduhe igitekerezo. Rero tutabatindiye, mu buzima busanzwe iyo umukobwa byayiriye mu rugo ahata icyubahiro cyiwe ndetse n'umuryango ukahasebera. Nk'urugero reka dufate urugero rumwe rw'igihugu kimwe. Mu gihugu cy'Ubuhinde iyo umukobwa asamye inda akayisamira iwabo mu rugo baramuca cyangwa umukobwa bakamukura mu iyo nda cyangwa bakamwica. Bishatse kuvuga yuko baracyiziritse ku muco yuko umukobwa wabyaye aba yataye agaciro. Ariko nk'ibisanzwe ntabwo ari uko bimeze. Mu bisanzwe iyo tuvuze nk'inda y'indaro akenshi na kenshi umunyarwanda we yumva ibindi bintu, ariko hari n'abandi bumva ibintu bitandukanye. Ubundi kera iyo umukobwa yashyingirwaga cyangwa yasabwe, umusore yaragendaga akamushakira mu nzu yo kwa se w'umukobwa. Ijoro rya mbere barimariraga mu nzu y'umukobwa. Nimba warumvishe igitekerezo cya Rwabugiri na Rwanyonga, uzumva ko umwe muri abo yashyingiwe umuhungu we, yashyingiwe umwe kugira ngo amutsinde mu ndaro, ubwo yari kuzaba aryamanye n'umukobwa wiwe. Icyo gitekerezo n'ujya kucyumva uzasangamo kivuga amakuru y'ibyo bita indaro. Ubundi iyo bavuze indaro cyangwa ikinyendaro ntabwo bisobanuye ko ari umwana wabyawe gutyo, ahubwo uno mwana wabyawe bitateganyijwe yakagombye kuba afite irindi zina ryubashywe kubera ko n'umwana uba uje atunguranye. Ese ubundi mugiye mukabireba muri Bibiliya, umunsi umwe umugabo umwe Bibiliya tubwira yuko umukobwa yari yarasabye yaje kufatira amakuru yuko yasamye inda, ariko iyo nda biba ngombwa yuko babana bizi neza ko umukobwa agiye gushaka atwite. Kandi ibyo ngibyo byakomeye nk'ubutumwa bukomeye cyane kugeza na n'ubu ngubu benshi cyane baracyabyiziza, bitewe n'uko uwo mugabo yakiranutse akemera uwo mukobwa akamujyana mu rwego rwo kugira ngo umukobwa ataza kwicwa, kubera ko bakera iyo umukobwa yatwaraga inda baramubohaga. Murabizi mu Rwanda nituruvuga Rubyiro ndetse n'agasozi bita ko Kabashi. Ubundi iri zina Abashi abantu benshi cyane mwebwe ntabwo murizi aho ryakomotse cyangwa, ariko reka turibakomozo nubwo tutagiye kurivugaho neza byimbitse nk'aho ari nk'ikiganiro kibitse, ahubwo twebwe tugiye kubibabwira kugira ngo mubanze mwumve impamvu ikera bavuheraga abakobwa. Abo bantu habaga abantu bita Abashi, maze abakobwa baboheraga kwako kagwa. Abantu bazaga babarobye bazaga bakabatora bakabijyanira. Niho hajemo umujya mwumva
hariya mu gihugu cyo muri Kongo mu mbando kwijwe naho abo banyarwanda babanje guturuka. Ni abantu babarushye bari bararushye kutugwa, maze abaza kuroba bakaza baje ku mwaro bakababona bakabijyanira. Nituvuga kuri Rubyiro, abantu benshi cyane mureta mwibuka inkinamico ya Uwera bari basheshe ubuzima bwe babubeshyira yuko yasamye inda y'indaro, nawe bamujyana kumuroha, ariko biba ngombwa yuko atabarwa. Ese bimaze iki ku babyeyi bumva ko icyubahiro cyabo kiba gishingiye ku bana? Burya ntimukajye mwitiranya ibintu, reka tugende mwiyobokamana maze turebe. Pasiteri abana byara nabo baba bafite inyama n'amaraso, ibyaha umwana w'umupagani yakora n'umwana w'umupasiteri yakora nta hantu biba bihuriye ndetse nta hantu biba bitaniye. Ni ukuvuga ngo ubundi nimba ufite abana bawe ugashaka kubatoza inzira nzima, wibakanira ahubwo ujye ubereka ibibi by'ibyaha, ahubwo we kubarinda ibyaha cyane maze ubaho uburenganzira bwabo bwose, ariko ubabwira ati mujye mwirinda abana banjye. Ubundi kurinda umwana ntabwo ari ukumuzirikira mu nzu, ahubwo umuzirikiye mu nzu nibwo usanga yakoze amabara. Reka mbabwire aka kantu, ntuzabona umukobwa wamubona agasenga cyane ejo ukamusanga yaraguye. Ibyo ngibyo ntibizakugera, kubera ko handitswe ngo umuntu ntarwana n'umubiri n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo barwana n'abafite umwuka. Bishatse kuvuga ngo rero Satani ndetse n'umubiri, umuntu yaba yambaye umubiri maze akaba afite undi mwanzi uri ku ruhande uza wataka umubiri. Bivuze ngo rero umuturanyi wawe umubiri, nimba uri kunyumva sinzi nimba uri kubyumva neza, fata yuko umubiri wambaye ari umuturanyi wawe. Rero Satani ntabwo yajya guhiga, ntiyaza kuguhiga ngo abure guca ku muturanyi, ahubwo umuturanyi wawe niwe uzikunda kurwanya akagutsinda. Akenshi na kenshi rero abantu benshi cyane bakunda kubona yuko nimba umukobwa yatwaye inda bahita bamufata mu buryo bubi bwa maraya. Ntago ari ibyo, kuko benshi cyane ntabwo babyara kubera ko babiteganyije. Ubundi ni kangahe mwabonye maraya itwara inda? Icyo nicyo wakagombye kuba wibaza, ukareka guca imanza. Handitse ngo ntimugacire abandi imanza kandi ntugatunga agatoki mugenzi wawe we, ngo mbere y'uko utokora ijisho rya mugenzi wawe ujye ubanza urebe umugogo uri mu jisho ryawe. Uyu mupasiteri ushaka guhagarara ku cyubahiro cyiwe aho guhagarara mu gutoza no kubwiriza ubutumwa bwiza no kubabarira, ahubwo mu guhagarara ku cyubahiro cyiwe agiye gukora ibyaha bibiri. Ese ni uwuhe muntu wundi wo muri Bibiliya wakoze ibyaha bibiri azi ko ari gukiza kimwe? Umugabo Dawidi yamaze gutera inda umukobwa cyangwa umugore w'abandi, reka tuvuge umugore w'abandi Uriya, arangije ashaka guhisha ibimenyetso. Mu guhisha ibimenyetso nibwo yahamagaye umugabo amwohereza mu rugo. Bibiliya itubwira ko uwo mugabo yahageze nimugoroba, aramubwira ati ngo taha ujye mu rugo iwawe, maze umugabo yanga kugenda, ahubwo yiraranira n'abaja ku marembo bitewe n'uko bwari bwije. Bukeye Dawidi arabimenya, arongera aramwohereza, nabwo bigenda utyo. Amaze kubona yuko byanze, yuko umugabo we yanze kujya mu rugo, byose byari biri gukorwa ariko ntabwo yarazi ko ibi byose ari umutego Imana yari imutegeyemo. Nuko rero uwo mugabo yamwoheje ku rugamba, maze yohereza umugabo urupapuro ruvuga ngo umwohereze ku bantu bari kurasana cyane, bari kurasa imyambi. Ubundi mu rugamba haba harimo ibice bibiri. Urugamba rwa kera rwagiraga ibice bitatu bitandukanye. Habaga bari kurasa imyambi, abandi bari kurwanisha amacumu, abandi bari kurwanisha inkota. Bivuze ngo rero we bamwohereje aho bari kurasana cyane imyambi, maze bamushetaho ngaho ahasiga ubuzima. Ibyo byose yabikoze kugira ngo agume ahagarare ku cyubahiro cyiwe, kubona umwami yatwaye umugore w'umugaragu wiwe. None n'umupasiteri nawe kugira ngo ahagarare ku cyubahiro cyiwe asenga cyane kugira ngo Imana imuhe imbaraga no kugira ngo Imana imutabare mu bibazo arimo, maze abantu bose babanje bamenye yuko pasiteri nawe ari umuntu atari marayika, n'abana byara batari abamarayika, ahubwo we ahisemo kwica. Ese wibwiye yuko iki cyaha agiye gukora cyo kizamugwa amahoro? Ese namara kwica uwo mwana azi ko yishe umwana agasanga yica n'umukobwa wiwe, azibabarira byoho? Sinzi ukuntu wowe uri kubyumva, niyo mpamvu nkubwiye ngo bibaye byiza wadusigira igitekerezo ukatubwira nawe ukuntu uri kubyumva. Mama pasiteri we nta kintu afite cyo gukora, n'ubwo bwose yakagombye kuba afite nabo amahirwe yo kuba yakora agaragara ku mwana we akamubwira ati ntibishoboka. Ariko burya kenshi na kenshi abagore bubaha abagabo, na Bibiliya niko itubwira. Bagore mugandukira abagabo banyu, namwe bagabo mukunda abagore babo, niko handitswe muri Bibiliya. Niyo mpamvu rero uzasanga abagore benshi cyane bubaha abagabo babo, kubera yuko niko biri babwira. No kubwa kera na mbere abagore bubahaga abagabo cyane. None kuri ino minsi niyo mpamvu muzumva ngo umwana, Bibiliya ivuga yuko ngo umwana ufite ubwenge ashimisha se, ngo ari kuba igicucu ngo ababaza nyina. Impamvu Bibiliya bivuga gutyo ni kubera yuko nk'urugero uyu Nawomi watwaye inda, ntago aka kanya umubyeyi we yanezerwa, ahubwo aka kanya amaze kuba umwana w'umugore.
ntago akiri umwana wa papa, bitewe n'uko iyo umubyeyi umwana wiwe amutengushye akagendera ku myitwarire atamuhaye, usanga bavuga ngo umugore arera nabi. Ariko abantu benshi cyane mwirengagiza yuko uburere bwakagombye guturuka ku mpande ebyiri. Kuvuga ngo ubundi mukobwa iyo arezwe na papa wiwe agira icyubahiro, ndetse n'ibyo byose n'imico yose ayigira iba ari myiza cyane. Ariko mujye mwirengagiza yuko hari abantu benshi cyane bibwira yuko bahagaze mu murimo w'Imana, ariko ari ibisambanyi bihagaze mwaho ngaho, irara ryo ribigize. Nk'uyu nguyu umugabo wateye na uwo minda, nk'umurebye urabona yuko mu maso yiwe, ndetse kuba wavuga y'uburyo mu maso yiwe huzuye mwirari, bitewe n'ibigambo bibiri yavuze cyangwa ikigambo kimwe yavuze. Ubwo umukobwa yari ari kumubwira bimeye guta, yahise amusaba yuko bajyana mu rugo bakabiganira, maze agakura amaso. Ntago azi yuko burya umwana kuri mu nda Imana ariyo yikorera imirimo yayo. Imana yifashe foromire yaturutse ku mugore igahuza n'umugabo, egisi nawe ikabihuza, nibwo irema umuntu, ikakuramo umuntu, ikarema umuhungu cyangwa umukobwa. Ariko ibyo byose ntabwo bituruka ku bushake bw'abantu babiri. Abantu benshi cyane bazi yuko urubyaro rutangwa n'umugabo, ariko baba bibeshye urubyaro rutangwa n'Imana, kubera yuko umugabo ashobora guturuka ku mwaka wa mbere akajya ku myaka 10 atarabyara. Ese mwibaza impamvu Aburahamu yamaze imyaka 100 atarabyara? Mwitekereza yuko Hana yamaze imyaka myinshi cyane atarabyara kwari kubera iki, kandi umugabo wiwe yarabyaraga? Bivuze ngo rero Imana niyo itanga urubyaro, ntabwo umuntu ari gutanga urubyaro. Uyu mwana ni umumarayika ruje afite ikintu ari kuzamarira mu muryango, kubera yuko umwana wese Imana yamugwiraho umugisha, ariko bagiye kumuvuza ubuzima bwiwe. Mutekereze ikintu bagiye gukora kirimo urupfu, ndetse no kwisiga kumena amaraso atariho urubanza. Bibiliya itubwira yuko ari umugabo umwe wanze kwica undi bitewe nuko amaraso yatariho urubanza. Ndavuga umugabo Dawidi yanje kwica Sawuli kubera ko yabonye ko amaraso yatariho urubanza, umuntu wimikijwe amavuta n'Imana. Ntabwo mbizi yuko uyu mukozi ibi nabari kuvuga nabwo ari byo. Basuri mu nyumba kakana umukumve neza, nimba ugeze ku numwanya yumva iki kiganiro. Ntabwo ari byiza kumva yuko umukobwa umukundanye umumaro wiwe yaba ari kumwaba muryamanye. Burya nutubaho umugore wawe muteretana, ntabwo muzamwubaha mubana mu buriri cyangwa mubana mu nzu. Reka babwegure nanzoje iki kiganiro. Ngiye reka se giye muze Kongomani. Niba utarakoze subscribe ikore kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro bitandukanye. Naho ubutaha.